ntabwo wamubwira ngo murakorana ngo uri umudede ngo uri muri CNDD we uri mu bwoko atumva sibyo nga akwemene ngagire gute urabikora nk'ugira ngo ubeho urabikora nk'ubyumva gutyo ushaka unabi briefing gutyo nkambaye haga wumva nyine ibyo nta kibazo ntabwo ikibazo nkimara kuri mbaye haga ikibazo kiri kubakorera sibyo yego rero nza bampe mu yunguyu mugarutseho kuko naturi kuganiraho bivugwa ko CNDD-FDD ikimara kujya muri leta yagiye yisigarizwa ibisigarirwa urumva bishobora kuzayirwanaho mu minsi mibi cyangwa mu minsi zabikeneye kugira kuri entere zayo bari abantu bashobora kugira inama bakavuga ati mwe abantu mwe kubyo barwaniraga n'uyu nguyu ishyaka afite cyari ibyo bya Parepe Hutu urumva ishyaka nzabampa yoboye yacyarimo ijambo Hutu sibyo bakavuga uzamara mu ishyamba kandi umva sakandi gakoryo kandi uzakomeza unahembwa umushahara usanzwe ibihugu bigira amafaranga Sandri ibaza ariko wenza bamba niba general bundahembwa nka miliyoni y'amarundi sibyo tugukubira imyaka 5 dukore contract uzayibamo tuguhe some uzasigira umuryango kandi uzakomeza unahembwa umushahara wa general ubwo nzabampemayereka kujya kuba mu mashyamba yirirwa asangira ibisongo n'ibisuguti nabo bayakutumba bataragira gute ariko subundi ndinda nirushya kubera iki amatware naye ko tuzi ko yakutumba baraka akagira amatware tukaba tuzi ko ngoma zito abahana tukaba tuzi ko bakamama abahano tukaba tuzi ko mutayomba hafi na rubaya yirirwa ateza rwa serera tukaba tuzi ABCD ndetse nabazi byinshi noneho ibyo nicyo tuzi nk'abantu basanzwe ubutasi bwo buzi 100% birarespondinga kucyo turimo kwibaza ubutasi rero ko tutaba muri media bwo ariko hari n'amakuru amenyekana avuye mu by'ubutasi nzabamema arwanira he urumva yego headquarters ziwe zirwanira hehe uziko icyago cyanza bamema leta y'u Burundi yibagiwe CNDD yibagiwe no kumushinja ko rumwe rwana na twirwaneho ngo byitwe ko cyese oya icyo mvuga kugira ngo leta y'ubundi imwiyururutse imwikureho iragomba kugira umuntu imutwerera sibyo ko yabuze uyu mutwerera na rimwe mu bitwa ko ari adversaire wa leta y'u Burundi na leta ya Kongo ntibaramutwerera FS urumva noneho niba atari muri elema za M23 no mu ifasi yobora akaba atabishinjwa abazinyeshyamba icyo twajya tukijyanemo neza mawazo ndimo gushakisha ikintu cyatuma ntuze mbayahaga umudedo na leta bahaga ni imari ya leta iri muri douane ya leta urumva igenzura ayo majwi rero uvuga yo ni gihamya kindi so icyo nakubwiraga rero cyankuruye cyane muri ibi nyine mvuga rero ya stories z'abarabi n'abandi bose namakuru umuntu baragiye yakira Sandri uganire n'abarundi barira baboroga batazi insore zabo zazimiriye zitwawe n'abadede bigize andi mazina urumva ereka baranabyigamba burya kuko umuhungu cyangwa umukobwa warigamba ati nagiye kurwanya igihugu abadede bakaba baca nk'iwe bakavuga ati buzi ko icyana cyawe cyagiye kurwanya igihugu ahari turahazi uzarira uzaboroga nukuntu anyinjira cyangwa mwinjira muri YouTube namaze kumenya amabi ya YouTube n'amabi ya Sandri cyangwa amabi ya Marishari ugasigara uvuga uti mana mwijuru na rompo nzanyuramo Sandri agakatisha imodoka sibyo nzaje gukata mu yindi kubera ibikomere kubera ihungabana wakuye muri icyo kintu abantu bahungabanyijwe n'inyeshyamba zo muri Republika Demokarasi ya Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari kubyo mva kubwira ngo rebels urumva reka twifatire urugero rusanzwe nk'umuntu wahaye umwana LCD ngarwane sibyo akaba atazi ahantu yazimiriye sibyo akamuha CNDP ikazimira akamuha Ventura mbere byakabizima fa mukakora za ruhurura ejo n'abandi barimo bakora pave barimo bapave mu mujyi wa Goma Katindo sibyo ibyo byose ni byiza bigize 10%, 90% abantu bategerejeho no kurangiza urugamba mukarangiza kugira ngo uwarwanye kuva 9 kuzamura kugeza uyu munsi n'agasaza kamaze gushiramo amenyo kavuga kiti ntacyo dore abahungu diri bayedana Cercle Vicieux yongere kagaruka ntacyo reka twe kushyira umusaraba kuri Ventura FC kurangiza intambara tukiri no kuri leta Kinshasa Rwanda ayiguye akakanya ati gusa oya yimpaye ndabone 3:48 nese uwo ndamuzi aranze urumva ati gusa Imana izabaza byinshi ariko uyu mujenerali benshi bamwitondere pe kuko yagambaniye benshi ndetse n'uyu munsi benshi bazogwa mu mitego ye bazi ko
ari umuntu koko urwanya abadede. umujenerali urwanya ayo makorasi Ngayo ngo avuze ibinyuguri ngo yagambaniye benshi, wowe ushize abivuze ati arafungisha benshi. no ku muntu uzi ibyo bita intuzi rangaje faciale uriya nzaba bimura mu maso sibyo nibyo bavuga. Ariko mbwira umujenerali uvuga disikuru asoma muri telefone. Nimuze tubahe ibibanza byiza kandi biri hafi ya kaburimbo byujuje ibyangombwa byose, aho usanga amazi, umuriro, ubuvuzi, amasoko ndetse n'amashuri. Mbaza uti ni ku mafaranga angahe? Ni kuri miliyoni 4.5 gusa. Kuri izi miliyoni 4.5 rero turaguha ikibanza gifite ibyangombwa byose kandi kiri muri R1. Nabonye hari abambaza batese ni muri R1, R2, ni muri R1. Ni hano mu Bugesera mu murenge wa Kamabuye. Ni muze rero mwigurire, nimero ni 0787 14 57 96. Uzanyandikire cyangwa umpamagare ushaka kumbaza iby'ibibanza gusa. Niko bimeze kuko arahamagara bagashaka ko twongera gusubira mu bwa busesenguzi twiriweho kuri mikro, kandi biba bigoye, biba binavunanye bwana Mashari. Yego ngayo nguko rero ndumva mwatugana. Hari n'abambwiye ati ese wagura 2 wabifatanya, nushaka uzagure na 4, nushaka uzagure na 5, nta kibazo rwose urabibona. Washaka ibijyangombwa ukabitandukanya, nuko bimeze. Nawe ngire ikibanza Masha. Oya nanjye ubutanza atanga nimero yanjye kugira ngo nzabajye hinjawuro. Yego rwose ntacyo bitwaye. Niko bimeze kabisa. Inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendege Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendege Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendege Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. Rero buriya jewe ntabwo sinzi mu bucura bwenge bw'abadede icyo babitekerezaho, byo ni bibareba si birandeba. Yego. Kimwe mu bigaragara nuko nabo bambaye haga bari fier sibyo yo kumva ari abantu bari hafi buri abadede babigaho sibyo. Mu Burundi by'amakoni biyaba bavuga ku mugaragaro n'umutegeko yabo cyane, avuga ati ariko shambaye haga wabigihone ubwo se tukwemere ko waje kugambanira bene wanyu. Urumva siko babivuga se mu Burundi. Ati ubu turyajya ugatanga amakuru kagira gute, buriya bashobora kujya gute bakamushinja bati namenembwe kugira ngo ivemo nawe watanze amakuru uri gutuneka, kumbu tucinye kavuga ibi ejo ukagenda ukagira gutya. Umuntu wazabiranyijwe n'ibintu nibi by'amatribalisme n'iki byose sibyo, nkuko abadede bameze ntago bakwizera. Urumva ntago bakwizera. Hari umwe mu bakomanda bo mu Rwanda burya amazina yabo tujye tuyazigama. Urumva yego, yarema atanga ikiganiro kandi muri inama ziherutse ngira ngo za Unity Club. Urumva nigeze kumva nyine avuga bo nisize ku misquoting, ariko agerageza kwerekana ingaruka zo kugira amacakubiri sibyo. Asa n'uwibaza niba bano bantu baba barwanya bavuga ko barwanya u Rwanda uko bagiye babaho, imikorere yo guhuza abanyarwanda iriho uyu munsi, niba bo bakwakira umuntu bo bishyizemo ngo tuvuge n'umututsi sibyo, bakaba yaba muri groupe zabo bigakunda. Urumva nkuko igihugu gishyize hamwe kigashyira hamwe abaturage, niba bo babyumva sibyo. Donc yabivuze asa nk'ugaragaza ko uko nabyumvise jewe abantu bafite iyo tribalisme sibyo baba bayifite nyine. Ntabwo wamubwira ngo murakorana ngo uri umudede ngo uri muri CNDD we uri mu bwoko atumva sibyo, nga akwemene ngagire gute. Urabikora nk'ugira ngo ubeho, urabikora nk'ubyumva gutyo, ushaka kubona
unabibrivinga gutyo nka Mbayahaga wumva nyine ibyo nta kibazo, ntabwo ikibazo nkibona kuri Mbayahaga, ikibazo kiri kubakorera, sibyo? yego rero nza bampe mu nguyu mugarutseho kuko naturi kuganiraho, bivugwa ko CNDD-FDD ikimara kujya muri leta yagiye yisigarizwa ibisigarirwa, urumva, bishobora kuzayirwanaho mu minsi mibi cyangwa mu minsi izaba ikeneye kugera kuri entere zayo. Bari abantu bashobora kugira inama bakavuga ati mwa bantu mwe ku byo barwaniraga n'uyu nguyu ishyaka afite ryacyari ibyo bya Parepe Hutu, urumva, ishyaka Nzabampa yoboye ryacyarimo ijambo Hutu, sibyo? Bakavuga bati rero twe kujya mu butegetsi twese hagira uguma mu ishyamba, noneho bakamutegurira kugira ngo ajye abasha guturitsa no gutegura imitego y'uwashaka kuzonga Burundi aturutse muri Kongo, agenda ashinga y'ingabo, ashinga y'umutwe, cyangwa se leta ikaba yamukoresha mu bo ishaka kuzonga ikoresheje iyo proxy yubakiye muri Kongo. Ibyo ni ibintu bishoboka. Niyo cadre Nzabampa marimo buriya ashobora kuba ari ku list y'abandi ba generali, urumva, amarupurupu indamuni itabona zikubye. Hari n'igihe n'inzego z'ubutasi uko zikora ku isi zishobora kuguha amafaranga akubye nk'ayo uhembwa nko mu myaka nk'icumi. Igihugu se kiba kibuze amafaranga, bateka tuguhembera imyaka 10 sha ugenda uzamara mu ishyamba, kandi umva se kandi gakoryo, kandi uzakomeza unahembwa umushahara usanzwe. Ibihugu bigira amafaranga Sandrine, ibaza ariko wenza bamba niba generali bundahembwa nka miliyoni y'amarundi, sibyo? Tugukubira imyaka 5 dukore contract uzayibamo, tuguhe some uzasigira umuryango, kandi uzakomeza unahembwa umushahara wa generali. Ubwo Nzabampa mayereka kujya kuba mu mashyamba yirirwa asangira ibisongo n'ibisugutina nabo bayakutumba bataragira gute, ariko se ubundi ndinda nirushya kubera iki? Ubundi Nzabampa akorera muri Kongo, akorera he mu Burundi, akorera he? Ko umujenerali agira inga bakagira no zikorana hedikota yazo. Nuze wo bita Ngoma Nzito yigeze kuvuga ari mu bizabuvira hariya, agenda yerekana ngo aho bagenzi be bazanye ndo badeployinze, anavuga ati bajye baguma mu matwari abantu bakaza kumangamanga na buri wese akavuga hari, natwe ubwacu uko twimere tutari muri ziriya ntambara. Uyu munsi wa none twicaye hangaha muri studio tuzi neza aho General Bodo akorera, tuzi aho General Gacera akorera, tuzi aho General Byamunga akorera, tuzi aho Colonel Pascal akorera, Samuel, tuzi aho General Sematama akorera, sibyo? Umuntu uri kuri ordre ya general uri muri operation kuvuga ngo ahanakora n'amatware ahanakora ntago byumvikana. General Nzabampa akorera hehe mu ihe zone amatware ye naye? Ko tuzi ko yakutumba Baraka akagira amatware, tukaba tuzi ko Ngoma Nzito aba hanaha, tukaba tuzi ko Kamama aba hano, tukaba tuzi ko Mutayomba aba hafi na Rubaya ayirirwa ateza yo rwa Serera, tukaba tuzi ABCD ndetse n'abazi byinshi. Noneho ibyo ni cyo tuzi nk'abantu basanzwe. Ubutasi bwo buzi 100% birarespondinga ku cyo turimo kwibaza. Ubutasi rero ko tutaba muri media bwo, ariko hari n'amakuru amenyekana avuye mu by'ubutasi. Nzabampa arwanira he, urumva? Yego, headquarters ziwe zirwanira hehe? Uzi ko icyago cyanza Nzabampa leta y'u Burundi yibagiwe, CNDD yibagiwe no kumushinja ko rumwe rwana na twirwaneho ngo byitwe ko imufite mu kwaha, ivugamo turedi tabara utuntu turi aho ngaho buri kimwe cyose, ntiramushinja k'abanyamurenge bamukingiye ikibaba. Niba ari abanyamurenge batagukingiye ikibaba muri Kongo ngo baguhishe mu minengo mababa yabo, uri mu ifasi ya leta. Niba uri mu ifasi ya leta, leta irwana na leta bafitanye n'igisirikare cy'u Burundi ko batakurasa. N'umunsi numwe hagira umuntu uduha screenshot ya leta y'u Burundi yari yashinja abantu muri FCM 23 twirwaneho kuba Nzabampa arwana alongside y'igisirikare cyabo, nta na hamwe. None se ari muri fasi ya M23 cyangwa na MRDP ntibaba baramucakiye se? Oya, icyo mvuga kugira ngo leta y'undi imwiyururutse imwikureho, iragomba kugira umuntu imutwerera, sibyo? Ko yabuze uyu mutwerera na rimwe mu bitwa ko ari adversaire wa leta y'u Burundi na leta ya Kongo, ntibaramutwerera FC, urumva? Noneho niba atari muri elema za M23 no mu ifasi yobora akaba atabishinjwa izinyeshyamba, icyo twajya tukijyanemo neza. Ahasigaye hose muri Kongo, kuko Kongo yigeze kubaho ifite imitwe y'ingabo igenzura ahantu myinshi. Kongo yigeze kuba ifite LCD Goma, Kongo iba ifite LCD Kisangani,
no kuvuga ngo ushaka kutabaza umuntu RCD Goma ukavuga utari ko ari kwa muri Cedric Sangane ari aha kuko hari muretse elema nyinshi zifite ahantu zigenzura kandi hazwi. Uyu munsi tuvugana muri leta ya Kongo kubera ko abazarendo bamaze kujya mu side ya leta, hari eleme ebyiri zifite amafasi ziyobora. Eida muri Sud Kivu tubariho tujye ni AFC M23, urumva? Yego. Eida ni mu ifasi ya leta, kuko mu ifasi ya leta nta elema zirwanya izindi zikihaba. None Nzabampema nta gashinjwa ko akingiye ikibaba n'aba General Sematama. Ubwo kandi kwimushinja ntabwo bibigira ihame, nabyo ntitwaguyemera gutyo gusa twabitera imetero. Leta ntirakora iyo mistake. Mana yake nta nubwo iragira gutyo ngo igire indyarya ivuga iti iki kintu cya general twiruka kiduhiga tugira gute. Mu yandi magambo, niba batamushinja uruhande rwose ko ari rwo rumukingira ikibaba, ari mu ifasi igenzurwa na leta. Kuki Nzabampema bamwe ifasi igenzurwa na leta ntimurase ngo imurasire Burundi cyangwa bamurasane hamwe, kandi abarundi baraje gutabara leta n'abayirwanya. Kuki leta ya Kongo itarwanya abarwanya Burundi? Reka tuvuge ngo ntabwo ari mu Burundi, ari mu Rukoko, aho ngaho avuga akorera. Niba Rukoko ruba mu Burundi, niba muri Kongo, ubanza hari amashyamba ajya ahuza ibihugu ukagira gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Hanyuma sizo Rukoko zo ahakorera, kuki ingabo z'ubundi zitamuhigayo zikajya guhiga mu 21 twirwaneho, zabaje zigahiga Nzabampema wazo? Ndimo gushakisha ikintu cyatuma ntuze mbayahaga umudedo na leta. Bahaga ni imari ya leta iri muri douane ya leta, urumva, igenzura ayo majwi rero uvugayo ni gihamya kindi. So icyo nakubwiraga rero cyankuruye cyane muri ibi nyine mvuga rero ya stories abarabiri n'abandi bose, ni amakuru umuntu baragiye yakira. Sandrine uganire n'abarundi barira baboroga batazi insore zabo zazimiriye zitwawe n'abadede bigize andi mazina, urumva, erega baranabyigamba burya. Kuko umuhungu cyangwa umukobwa warigamba ati nagiye kurwanya igihugu, abadede bakaba baca nk'iwe bakavuga ati buzi ko icyana cyawe cyagiye kurwanya igihugu, ahari turahazi, uzarira uzaboroga, agahinda kazakwica mpaka. Urumva ikintu bakubwiye? Bakereye imitwe bishyura amafaranga yiri itwara abana b'abarundi mu nkambi z'impunzi, itwara abana b'abarundi mu Burayi, itwara abana b'abarundi he hose, urumva, ngo ugiye kurwanya CNDD kandi ari igutwaye kujya kuyirwanya ikakwica. Bakaguseka bakakuniyega ati baturi mu maboko yacu. Reka nkubwire rero, uzareke tuzategura ikiganiro giteye gutya. Nasiko cyava ikiganiro cyuzuye ra. Buriya shamura kakarere k'ibiyaga bigari, abantu bazinutswe inyeshyamba. Hari amazina nanga gushyiramo kugira ngo ntiteze abantu. Hari abantu bazinutswe inyeshyamba, urumva, ku buryo ibinyoma by'inyeshyamba ziba zarabakoreye ukuri baba baravumbuye nyuma yo kujya mu nyeshyamba, sibyo? Niyo mpamvu buryo umutwe w'inyeshyamba usenyutse usiga abanzi bawanga, bakabwira nano muzanga aba bantu wenda mukunda igihugu cyanyu, ariko abo n'abanyamitwe. Nanze kujya mu bindi byinshi kuko byabiza bizamye ikiganiro turimo. Ni naho hari uzasanga ushobora gusanga agenda Sandrine, kuko tuvuge turi muri business ya YouTube, sibyo? Yego. Nazamara kumenya Sandrine neza n'ukuntu anyinjira cyangwa mwinjira muri YouTube, namaze kumenya amabi ya YouTube n'amabi ya Sandrine cyangwa amabi ya Marishari, ugasigara uvuga uti mana mwijuru na rompuye nzanyuramo Sandrine agakatisha imodoka, sibyo? Yego. Nzaje gukata mu yindi kubera ibikomere, kubera ihungabana wakuye muri icyo kintu. Abantu bahungabanyijwe n'inyeshyamba zo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari, ku buryo mva kubwira ngo rebels, urumva. Reka twifatire urugero rusanzwe nk'umuntu wahaye umwana RCD ngarwane, sibyo, akaba atazi ahantu yazimiriye, sibyo, akamuha CRDP ikazimira, akamuha Ventura mbere byakabizima, uretse iyi irimo guhanyanyaza by'umwihariko mutwara abana 2-3. Burya abantu bose bashimishwa n'iko inyeshyamba zigera ku end ya revolution bigatanga umusaruro, nubwo abe bashira bose, ariko akavuga ati n'agenda asigaye wenda umubyeyi wabo ndi uncle we, ko twabonye amahoro. Niyo mpamvu niba hari task M23 ifite uyu munsi niyo gusoza iyi ntambara ikayirangiza triomphalement, urumva. Icyo gihe n'imfubyi, sibyo? Yego. Yari ifite papa we akagwa ku rugamba, azavuga ati ntacyo abuzukuru be bazageraho basazira. Inyeshyamba zizaye mu Venture bahangaha zatwe twirwanaho n'abandi bose. Umva sha, nubwo mwaharura imihanda, mukubaka ibibuga by'indege, mukubaka amagorofa
mukakora za ruhurura ejo n'abandi barimo bakora pave barimo bapave umujyi wa Goma Katindo sibyo ibyo byose ni byiza bigize 10%, 90% abantu bategerejeho no kurangiza urugamba mukarangiza kugira ngo uwarwanye kuva 96 kuzamura kugeza uyu munsi n'agasaza maze gushiramo amenyo kavuga kiti ntacyo dore abahungu diri bayedane sibyo ntabwo rwose nyirango M23 RCD kuzamuka ibyo yagiye kurwana ari iterambere rya Kongo byo kubaka imihanda ntabwo ari engineer sibyo ubikoze it's okay uhaye service abaturage urumva ariko rutukoze ni impamvu iri ku muzini yihe umva aba bafandi bakurikira ibiganiro nibasoza iyi ntambara bubi na bwiza ejo nabonye muzehe Tito arimo abwira abantu ababwiza ukuri sibyo narabibonye ukuri ku musaza so abantu ribaje kuri end tongo rezere mazirangiza intambara kibari imbunda niba ari abantu barwane barangiza intambara atari ikintu kimeze nka vicious cycle kizengurukaho urumva cercle vicieux yongere kagaruka ntacyo reka twe kushyira umusaraba kuri M23 FC kurangiza intambara tukiri no kuri leta Kinshasa kuko ni belligérance ebyiri na leta nayo nirebe ko nta shema n'indabyo ikwiye kuba idakemura ikibazo abo muri Standards bafite kubera ko ntabwo turive ko M23 rangiza ikibazo yonyine nkaho yirwanya ubwayo ifite nabo barwana nabo nibumve ko intambara ikwiye kurangira aho umuntu yarageze ajya muri Australia asaba ubuhungiro bisigara amahitamo yiwe urumva yego ariko ubundi agaruke atuza tunganirwe none se intambara zabagezaho iki amaherezo intambara zitarangira niyo mpamvu abantu bakubwira ngo gufata umuheto ugafata umwambo ugafata imbunda ukakokinga ugakora muri twiga ngo urarashe ibyo ni meaningless nta kibyo bimaze icyo kimaze no kugira isasu rimwe umwambo umwe ugahamya muri target kuko ni target bigambiriwe ntabwo ari urusaku rw'imbunda cyangwa se amarafare y'intuzi sibyo bya bindi wavugaga disi mbonye umuntu nyandikira uti Gasaro Mengo muragira ngo ibyo muvuga rimwe na rimwe ntibiba bifite ukuri uyu General Nzobomema uzi abana b'Abarundi yahemukiye ati muzashake amakuru muzamenya byinshi bibyihishe inyuma natubera imfura yaduhe bajye bayaduha urumva uti nge niyo mbyumvishe amarira aratemba niko mubivuga mu Kinyarwanda ayiguha akakanya ati gusa oya yimpaye ndabona 3:48 nese uwo ngo namuze aranze urumva ati gusa Imana izabaza byinshi ariko uyu mujenerali benshi bamwitondere pe kuko yagambaniye benshi ndetse n'uyu munsi benshi bazogwa mu mitego ye bazi ko ari umuntu koko urwanya abadede umujenerali urwanya ayo makorasi ngayo ngo avuze ibinyuguri ngo yagambaniye benshi wowe ushize abivuze ati arafungisha benshi no ku muntu uzi ibyo bita ntuzi langage faciale buriya nzabamwe bimura mu maso sibyo nibyo bavuga ariko mbwira umujenerali uvuga disikuru asoma muri telefone yicaye arimo asoma ibintu bamwandikiye efu rugenero uri imbere y'ingabo iyo utanga komandoma kawaida nta ngwene n'indi story se buriya kawaida nta mujenerali ukwiye kuvuga avugana n'ingabo aziteye umugongo Nzabamwe yaricaye gute kuri pipitre imeze nko muri primaire urumva abandi bose bamukikije bamuri inyuma general yatanga udahagarara imbere urumva akareba ingabo mu maso none se arimo guhande ordre buriya arimo guhande utanga udaso uriya muri telefone gutya ngo yarameze gutya ameze nk'aya maso yanjye yananiye ngo gutya ngo yanga ibi nibigenze gutya general hagaragara imbere y'ingabo akazibwira ko ari ibimenyetso urumva uzagenda ureba abajenero bose yo baganiriza ingabo aha bareba mu maso kugira ngo ingabo zimusome mu maso igitinyiro n'ibintu arimo kuzisobanurira none uri yaricaye ameze nk'abanyeshuri muri primaire agiye inyuma gutya cyangwa ameze urumva aravuga ijambo abantu abwira bamuri inyuma ibyo bibaho komanda muzima general ngo ni general major amagenerali baciye amazi abantu bose bigize ba general sibyo wajya ngo kujya kuzibajisha mu gakiriro bakavuga kuzidodesha nako ibi ngibi tuba tuvuga kuba twicara kuri kamera tukavuga suko batavuga badafite amakuru menshi no kuturusha umuntu wahemukiwe naza bampema agahemukirwa n'utu dushyaka tujya twisubiramo agahemukirwa na Lady Tabara ihora yigira ko irwanya Burundi kandi ari progress y'u Burundi Sandri iyo yumvise inkuru zituvuga yumva ikiganiro yangiza akavuga ati rwose urumva
hari utakirangiza ahari avuga ati bariye ibyo bavuga ntibabizi twe twarashyinguye twaragize ubwo rero urubyiruko rujyaho ngaho nzabame matanze WhatsApp uyibere muri kaminuza nzabame matanze WhatsApp Miss Pamela yadutse baje kubamarisha ariko gusaba nzabame yakamye kimasa yakamye kimasa rwose nzabame hindura mode operatoire jya mu kiruhuko ubu ngubu revolution zero nizabanyabwenge niz'abantu bize niz'abantu bazi filosofi nta gushaka kuza gufera abantu muri iki gihe isi yateye imbere abo mwicaranye nzabame harimo intasi zigutata urimo mvugira kuri telefoni bakuri kodinga bakabitanga handi nzabame rwose nta kintu ariho no mu bamurinda arimo batamwemera urumva nese wambwa ko iriya record kumvise yagiye hanze gute ahubwo burya hazabaho urukiko mu karere k'ibiyaga bigari banzame babura n'abana bicishije yego ubu twamaze kubibona twese kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda niza bamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100 naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba za Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo Igikondo mu mujyi wa Kigali n'Inyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye. Inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 023 maze Spiro yawe